nka Prezire wenyine we yarambwiye ati Karo yababa mbega umugore we atugira umugore umeze utya ntiyego ntibyabaye ati mbego icyakubwira ubuyesa ya mafaranga afite yarayahawe kuko akeko ntabwo aba batipe ba eliminante ntabwo mukorana batakwishyuye utemeye gukorana na cya kimenyetso hari abantu bahakana ko ikimenyetso twamaze kukigeramo twarakinje ndagira ngo mbabwire abantu bajya bavuga ngo nibo ntibazahahira muri ayo masoko kera bamaze guhabwa ikimenyetso baragifite n'ingaruka nzababwira icyo ari cyo kuko buri bose nta n'umwe udatunze icyo ntavuze kubara inshuro baciye abahanuzi b'Uwiteka nta muhanuzi igihanura muri ADPR reba riziki wakongera kumubona bashaka kugira ngo bakubite izo ntama bazirangize uyu mugore cyakora icyo nzi ko Imana igiye kuduhungisha itorero ry'Imana ntirizigera ririmbuka igisohora nibwo umuntu wese azavuga ngo ayiwe Nyiringabo ukuvuga ngo ucyakira gisesi ya YouTube uba wamaze kugera mu muryango w'abakozi ba eliminante kuko aka kanya baraguha amafaranga niba wanasengaga ibyo gusenga ntuzabisubiramo ntabwo uzareba kwa pasiteri nitwe twashize nta mupasiteri udafite YouTube channel noneho uzanasanga ari abantu b'abapasiteri cyangwa se abantu nka ba Karosi bamenya amakuru yasaga za mbere zigezweho nitwe ba mbere duhabwa izo ntuzi bivuga ngo rucyakira gisensi yabo bagerageza uburyo ki bakumenyesha amakuru nabiboneye ku mwana wacu bita Ezekiyeli uzarebe baramufashe burundu niwe muntu umenya amakuru ya mbere agezweho oya mubeshye se ni ukuvuga ngo Satani agushukisha ibitukura warangiza ukagurisha bugingo ugasigarana isi ndagira ngo mbwire abantu ngo dusenge tuve ku giti dore Imana naho bindi byo twibereyemo twamaze kugera ku murongo w'abo bantu ariko nyakuri mu kunesha Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Reka nizere ko mumeze neza nizere kandi ko ari amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe nuko gahunda zimeze neza turakomeye turashima Nyagasani wowe utameze neza ihangane n'isi n'ubuzima natwe ngo nuko gahunda zimeze no munsi bameze neza ejo bikaba bimeze nabi niko ubuzima bumeze nyine burangwa n'impinduka z'ibyiza n'ibibi kuri screen zacu turi kumwe na Karosi n'ubwa mbere tugiye kuganira kuri Baraka TV nanone turi kumwe na Karosi kandi TV ikiganiro ntakibona kuri Baraka ariko nanone kuri Karosi abadukurikiye ngira ngo muri ko kihabona ko naho gihari Karosi tuguhaye ikaze murakoze cyane uracamo cyane twishimiye kukwakira kuri Baraka murakoze cyane akiri ikaze umeze neza ndashima Imana Imana ishimwe cyane amen Baraka rusanzwe uyibona udashaka kuyikoreraho kubera ntaraza kuyikoreraho ariko igihe cyari iki niko gahunda zimeze nimo bugingo ari buzima Imana ishimwe nicyo cyangombwa ibindi burya bigenda biza pore pore ubugingo ni buzima kuko watubanguriwe namenye amaraso ku bwacu kugira ngo yeze wacumura wese yego kuri ubwo rero turabana b'Imana yego amen reka dutangire kino kiganiro dusenze ducyaha ababisha mwami Yesu ndagushimiye uri Imana ishoboye byose uri moni orasi claude brafoye nima sansoma uri Imana itabeshya ikora imirimo abantu bagatangara turagushimiye kuri izi kamera za Karosi filima la sigre mwami na Baraka TV ureke utubandi fone ubane n'umunyamakuru umugirire neza kuko twebwe ubwacu tukuragiza ibyo tugiye gukora
bibemo rero akanwa kacu kabumbukire kugira ngo uvuge icyo ushima n'ugikore dusabye mu izina ryawe Yesu Kristo amen amen unagugira gutya nkagira ngo urukwerekwa cyane ko iyerekwa ndihoramo iyerekwa urihoramo ntakibazo igire gutya natwe niba bikubangamira oya nta kibazo iyerekwa urihoramo ariko buriya utangiye kwerekwa uri muto warasenze biraza natangiye kwerekwa mfite imyaka 10 nari mfite imyaka igera muri 12 wari muto cyane nari mutoya ko natangiye agakiza amaze imyaka 20 maze 20 ans niyo maze umuntu wakwiranga gucekera iyo myaka uteranyijeho n'indi wari utubwiye mfite 32 yanjye nta muntu wabimenya byanze bikunze Imana yaraturinze yego Imana yarabarinze nibyo kandi ni byiza hanyuma Karo umurimo w'Imana no mu Rwanda uko ugenda ubyitegereza hari uko icyo gihe wari umeze ukizwa cyangwa wakira agakiza nk'uko wabyise n'ubu ngubu iyo ubigeranyije ubona bihura oya iby'uyu munsi biravuruguza yego agakiza k'ubu karafunguye ni nk'uko umuntu ajya gukora ji yarangiza agahita afungura hari abaharojo icyo twita rojo ni amazi ni umuntu ugize ji ariko ikaba iyo ji ari amazi nta buryohe bugaragara burimo akubuye rero kafunguye nk'inshuro nk'ijana yego icyo gihe twe dukizwa twasanze kakiri original kuko hariho kirazira kandi wari wese yakoraga Imana ubona bishaka yego mbere ko abantu umuntu yinjiraga mu rusengero ngo yakoze ikizira bakamubwira ati toka shitani hagarara cyasubirayo yararondorwaga kandi ukasanga ni naho hari ikintu cyo kunyuza mu madirishya utavuze ngo ndi umushumba ndi pasiteri ndi iki icyo ari cyo cyose babaga ufite icyaha Imana ikakunyuza muhanuza akaba yakunyuza mu idirishya kandi akanyura ukabona ni umuntu ufite nk'ibiri 100 akanyura muri giriyaje ubona n'ukuboko kutacamo ariko akanyuramo ibyo ni byagiye bibatwara bikoze kandi ukabona aciyemo ntawe uhaze ukamva ikitumbi kikaguye nyuma ariko ugasanga ari abantu batinya ibyaha ugasanga umuntu arubaha Imana ariko uyu munsi nyine ntabwo byoroshye tugiye gusenga ungana gutyo ariko kubera ibyaha umuntu afite ukamutera afite nk'ibiri 5 yewe narateruraga kandi cyane njye mvuka i Butare aho bita Igisanze muri Save ubu ni Gisagara ariko twe nta mikino yabaga no icyo uri cyo cyose wabashaga kurondora kandi umurimo w'Imana ukagenda neza wasangaga umenya n'isaha umuntu yakoreye icyaha amashuka ariho aho yarari inzoga abanje ibintu byose Imana arabikuzaniraga rero uyu munsi nyine no mpamvu naze ngo ni ikibazo reka twirebere kuri wowe tureke kujya ku bandi bahindutse nguko Imana yagukoreshaga se nibura ubu ngubu byaba bigihari ariko ukavuga utese ko mbona abantu bose ko babaye akahebwe biracyahari hari ibyo wambonye uko ndinge hari ibyo wambonye uraza kumbwira nyuma ya kamera ikintu kigaragara ntabwo Imana nkorera yego njye sindi babandi batwika kurabona hari umuntu ati umva uko ivuze uri umusore Imana igize no nibimbwira ndaza kubikubwira yego ari nahantu negeze kujya ariko kugira ndebe gusa cyane impeta ahangaha umuntu arambwira ngo umwana wawe wa gatatu agize ikibazo hari ndi umusore biriho abubu bafite amaso ntibareba bafite amatwi ntibumva yego n'amazuru ntibahumurirwa ntibanashaka guhindukira ngo umwami abakize yego iki kiganiro ari Imana ize kukunyereka byatuze gusoza ubutaha twasenganye yego ubutaha twasenganye ibintu byose bikorwa igihe cyabyo turi mu kiganiro ariko bizanye utarakubitirwa mu kiriziya agira ngo Bikira Mariya agire impuhwe wangubitira kuri kamera yanjye nta byari cyatuma ntacyo yega Karosi kuki isi wumva yuko wankubita wenda wasanga nta byari cyatuma ari igihe byerekana bijemo ubundi keretse muri iyi minsi ariko
mbere Imana yahabwaga agaciro usangaga abantu batinya Imana nanjye ndimo kuko ndabyibuka twe wavaga mu rugo utonganye ukumva ni nko kwica umuntu ugasanga iteka ryose nyine tubayo muri ubwo buryo yego ubona se ari iki cyahindutse Karosi uyu munsi ni ijambo Yesu yavuze aravuga ngo bazabikunda bakunda impiya ari indashima bibona bikakaza mbega ubwibona aribwo bwa mbere bivuze ngo uyu munsi turi mu gihe nk'icyo rero buri wese akunze icyubahiro amafaranga kumenywa kumenyekana gushaka ibyerekanwa n'amaso y'umuntu ariko apana iby'Imana yerekanye nge Karosi nshaka icyubahiro nikururira abantu mbona amafaranga ibintu bisobanura itorero ryanjye rizamuke nanjye nicare nk'abami undi hari umwami wigeze kwiyemera hari umwami abami muri Bibiliya tutunga umwami bita Herode yigeze kugera ku rugero ubwiwe yumva yuko Yerusalemu mbega ari we mwami ukomeye ku buryo abantu baramuhimbaje bamaze kumuhimbaza nawe ahita yumva ko ahimbawe ahita avuga ngo baravuga bati noneho si uvuze ahubwo ni Imana ni nk'Imana cyangwa ni Imana ngo mu mutima ariyogeza ako kantu kamwe yakoze kahise gatuma Imana irakara yohereje marayika wayo amukubita urushyi rumwe ahita agwinya bisobanuye ngo uno mubiri twambaye ni umubore turindwa n'aka kuka Yesu abadutiye rero abantu muri iyi minsi barimo bariyemerana uwo mwuka aka kantu dutize usanga umuntu ibihaha bibyimba gato yajya sehashika bagahita bamushyiramo amamashini ugasanga acometse impande zose ariko ibyo byo umwana w'umuntu aribagirwa nubwo wamucomokora hari amasinga baba bamushyizeho nyuma y'icyumweru kimwe yaba yibagiwe imva yarari mu mwasamire niko umuntu ateye niko umuntu ateye ndakeka nawe warabatirijwe cyangwa se warakijijwe wararonse agakiza muri ADPR na ADPR na n'ubu niyo urimo nakijijwe 2003 niyo ndimo kuko sindashinga idini uhereye icyo gihe ngewe ndi umuntu uzwi ntabwo navuga abantu baranze nayiranze iyo yamenye mbere ni nawe yanyise Karosi yarambwe ngo amazina y'amateka ndayahinduye ngo uhinduye umwana wanjye nk'uko umubyeyi akunda umwana akamwita izina nawe kuva ukivuka nkwise Karosi kandi iri zina nta mu isi yose zarimenya kubera ibyo nzaba ndi kugukoresha uhereye icyo gihe nkizwa muri ADPR rero nagiyemo numva mbikunze ari injyanye kuko njye ndi umuntu wahanganye n'Imana bari gupfusha ubusa njye nanywesheje Bibiliya y'itabi natangiye itabi mfite imyaka 6 ntangira inzoga mfite imyaka 5 ngeze ku myaka 8 nanywaga amacupa agera muri 15 nanywaga iyo bita Nyirantare ndi umuntu ufite amateka Bibiliya y'isezerano rya kera n'irishya narabifashe niriyo byatumye nk'igikamba n'urumogi kuko nabirabifatanya niyo Mana barokore baririmba icyo gihe hariho ububyutse nkavuga nti niba ihari bavuga ko ihari biriya birimo njya nivugi numva bavuga izaza inyambure kino gitabo biti ngo babyita icyayo ngo ni igitabo cyayo izaza rero indwanyi nkureho icyo gitabo ndi umuntu mw'iyo myaka wanywaga amaraso wakubitaga umuntu amaraso akavirirana ngahita nyatega nkayanywa y'umuntu nanywaga amaraso kugira ngo umujinya wanjye ushire nafataga umuntu nkamushwanyuza namara kumushwanyuza umutwe nari mfite umutwe nk'uw'intama nagukubitaga umutwe amaraso akajununa nkayatega n'ibiganza nkagufata ubundi si ukunangana njye nari umusore kandi nari umurasi njye nari umurasa wuzuye kuko imisatsi yaragwaga nahoraga nta pataro nzima nambaraga kuko ngo narabishwabaguraga nafataga zero seke biriya bipataro byariho nkakubitamo amatafari yego nkahita ngenda nkagira imyenda yanjye yose wasangaga imipira naracimbaguye biregera rero nari umusitari w'icyerekezo nari nzi karate nari maze kugenda mbyiga kugira ngo nzice jye sinigiraga kumenyereza umubiri nashakaga tekinike kuzica abantu bangiriye nabi bose cyangwa se uwo ari wese ungiriye nabi cyangwa se uwampohotera numvaga genza ari ukwica numva Imana itabaho nemeraga cyakora ko Satani abaho wari warabitewe n'iki kuba wabumva ubugome kubera intambara y'94 yabaye mbona imiryango yose ishize yahumvuye biba ngombwa rero koko isibye ko Yesu yamvukishije mu muryango ikamvukisha mu muryango nyine nakuriyemo
ariko mu buryo bugaragaraho siho navuka aho navukaga ari imiryango yose yari yarashize ubwo rero bizamutse aho mpita nsanga na famiye mvutsemo nayo nta mahoro arimo mbega usanga nabo barahigwa bitewe n'intambara zagiye ziba mbona rero ni ibibazo niho nahereye ntarerwa n'ababyeyi ndirera rero nderwa nkubitwa niba hari icyo nakubiswe inkoni 200 bankubita inkoni 200 120 ingahe mu birenge dore izi nzarizi uru n'uru izi zose zakuwemo n'inkoni wari wakoze iki ni ukuvuga ngo kari akarengane ku icyo gihe nza kuba naribye namanutse nari mvuye ku ishuri nshyira mushiki wanjye imyenda ku iriba cyangwa se ku ivomo ko mu cyaro bavomaga mu kabande ngenda mushyira imyenda mvuye kwiga hafi aho rero hari umugabo wari waribye imyumbati wari waramwatishije ahita afata bya biti kubera kutagira kivugira ahita nkorera ibiti by'imyumbati arangije rero ahita njyana ku wari umuyobozi konseye yitwaga Diriya Mukamusoni ubu ni n'umuvugabutumwa ukomeye muri no mujyi wa Kigali naramubonye ariko ibyo byose nubwo abikora ntabwo yigeze ansaba imbabazi kandi yaranyishe mu buryo bugaragara rero icyo gihe yarankubise nanjye nari umwe muri bo ariko Imana irandengera sinapfa Kristo umukiza wanjye arandengera icyo gihe yaranjyanye umugabo yarankubise inkoni ngera ubwo mbi igiti numva mbaye igiti anshingishishanya agashyira amatafari gutya mu biganza yankoreye ibintu by'ihohoterwa cyakora ndashima Kristo umukiza wemeye ko amahoro aboneka mu gihugu cy'u Rwanda numva mbishimira Imana ubwo rero icyo gihe ndabyibuka ko ni ubwo bugome warumbaje aho ubugome bwaturutse kuko icyo gihe akimara kuba umaze gukiriza inkoni 200 nibwo ibirenge byanjye byaturitse mpita nturika ibinyoro kurwara ibinyoro inzara zanjye zivamo zose bivuze ngo ni amateka rero y'ibintu byinshi mu by'Imana yagiye inkiza hanyuma Karo wari bigarutse wenda twagira igihe cyabyo numva biba byaba birebire cyane ntabwo turi bubikomeze tuzabigira ubuhamya ntabwo nanjye nabivuze tuzabigira igihe cyabyo wabuze ati nakirijwe muri ADPR hari uko byaba bimeze ubwo ngubwo n'ubu hari uko bimeze ADPR ndayizi pe kuko nazamutse ndi umuyobozi uhereye mu kwezi namazeyo nari ntangiye kuyobora yego ntangira ku munsi wa mbere kuko njye nahawe impano mfite ibyumweru 2 nibwo nahawe impano zose ihita inizera ngera mu itorero bakonje njyanamo ubuhanuzi rero uburondozi kwerekwa kugira gute urumva njye nahise nzamuguzi ko kera usabye Imana Samuel icyo gihe umunyamwuka wese yahabwaga agaciro iyo mumbaga ufite impano y'ubuhanuzi yewe ntiwirirwaga uniga umubatizo bahitaga bakujyana kuyobora ibyiciri gusura amakorari gusura amakomite amafamili byose rero njye nza ADPR ndayizi kuko mfite byinshi nanavuga itorero ntibyorohe kuko mfite amabanga yabyo byinshi hari ay'Imana yampishuriye hari ayo nzi niboneye n'amaso yanjye yego ejo bundi rero umuzungu agira atya wari watumiwe mu mahugurwa nk'uko batumye undi wese aza kukaragamo ibendera ariko sembole yaryo cyangwa se icyo risembolayizinga n'ubundi twamaze kubona kariya mabara ari ay'abatinganyi bakoresha mu burenganzira bwabo nyine bakoze idarapo baje gusanga ari amabara yabyo ariko umuvugizi ati ntabwo twari tubizi biriya nk'umuntu wakirijwe mu itorero rya ADPR Imana ikagukoresha imirimo itandukanye byinshi wari byakiriye ute wowe njyewe uburyo nabyakiriye ni iby'Imana yavugaga yatubwiraga ko azaza umuyobozi uzarimbura itorero Imana ndabyibuka 2006 nibwo Imana yatubwiye ngo agiye kwima umuyobozi hazima umuyobozi muri ADPR uzahita arangiza iby'umwuka byose bishire ngo nibwo ikizira kizahagarara hera bivuga ngo rero uno muyobozi ibyabaye byo ni umukozi wa Satani reka mbivuge mu kinyarwanda cyumvikana ko turi Abanyarwanda ko tuzi neza ko iyo wimuye Imana ukimika ibigirwamana akenshi ntubugikorera Imana aho gukorana uba urimo ukorera
Satani. Kuko ngo rero arimo arakorera undi mwami. Kwimana icyo nayikunde ntirwana. Oya, itanga uburenganzira. Ari ijambo rivuga ngo ibyo urabikora nkakwihorera ukibwira ko mwanye nawe, ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Kuko ngo rero umuyobozi Izayi yaje ari intumwa ije kwinjiza antikristo mu itorero rya ADEPR, nk'itorero ryiswe irinyamwuka kandi ryari ryicayemo Imana koko. Iyo wagenzuraga ADEPR wasangaga ari ihedi iyoboye amatorero yose mu buryo bw'icyubahiro, mu buryo bwo gutinya icyaha n'indangagaciro za gikristo. Iyo washakaga abakijijwe neza wabasangaga muri ADEPR. Rero bivuga ngo we yaje ari umuntu wo gukura umucyo mu itorero kugira ngo abantu abambure kirazira abahe ko ntacyo bitwaye. Icyakora intego y'uwo mugome Satani arimo arayigeraho. Ni ukuvuga ngo rero njye nta gikuba cyacitse, kuko uhereye umunsi Izayi yimaga yimye agaragaza itandukaniro ry'abaryaga amafaranga, we yaje ayafite, yaje yaraguririwe, yaje aze cyaje gukora, yaje aje guhindura bimwe twitaga ikinyamwuka, yaje aje guhindura bimwe twibwiraga ngo ni ivugabutumwa risesuye, bya bindi twibwiraga ngo amakorari ngo abyina cyane, yaje aje guhindura byinshi. Cyakora ibyo agezeho birahagije. Ni ukuvuga ngo uyu munsi keretse ijuru ryaza Uwiteka akabasha kurimbura itorero akazamukira ishyashya, ariko n'undi wese uzima ingoma azayoborera aho ngaho. azayobora n'umuntu agendeye kubera yuko dogitirine twahawe turimo tujyanwamo. Ni ukuvuga ngo ni tubeshya abantu tubeho, tubeshya abantu tubereke ko ibintu byahindutse. Kuko ngo uyu munsi antikristo yinjije ikirenge ku ruhimbi, ntabwo ahera ntihagitinywa, kuko twatinywe na rya jambo yazanye. Isundi Karo, wenda abantu benshi nagiye mbona bashakira ikibazo kuri Izayi, sibyo? Ni Izayi wabaye ikibazo cyangwa n'itorero ryamaze gutakaza? Ntabwo ari itorero umwimerere, kuko Izayi yajemo, Izayi mbere yuko ajya muri ADEPR nari nzi abapasiteri njye niyiziye n'amaso yanjye, ndizi neza ko baryama n'abagore batari ababo. Uwo ni Izayi wabatumye? Nari nzi muri ADEPR abakoraliste, nzi n'amaso yanjye bakuye mwenda. Ni Izayi wabatumye? Ni Izayi ikibazo cyangwa n'itorero ryahatakaje umwimerere waryo? Kuko iyo turebye nuko twatinze kwibendera byabo batinganye, ariko hari n'ibindi mbere y'ibyo bendera bitari bikwiye, warenze ibyabaye mbere. Yego, ko tugiye nyuma wareba usabye Imana Samuel akivaho, hariho Tom agihabwa agiye ubwanjye doraza aranza arambona aranze, ni nawe watumye ntajyanwa inyuma y'idini mu bintu nagiye ncamo, kuko yari azi ubuhanuzi namanuriye kandi bwari bwasohoye, adusanze mu Kagarama azabyibuka, aranabizi cyane. Ajya mu mezi babagerageza mwigeragezwa, ni ukuvuga ngo na Sibomana jya ubwiwe aza Imana amunkoreshejeho, ndamubwira ntumva uko Imana imbwiye, ramwe ngo ugiye kujya uri mwigeragezwa, ariko ugiye guhabwa itorero rya ADEPR, niho mugiye kuriyobora. Ariko iyi ngoma mugiye si Uwiteka ubashyizeho, ahubwo ni ingoma y'ubujura, ni inyibano. Ese kwa Samweli yarasimbuye Samweli, Samweli wibuka bateranya amafaranga, sibyo? Bagiye gukora ngo finance, urukumva y'abapfakazi abantu bazajya baka inguzanyo, umukoraliste atanga 10,000. Ayo mafaranga hari umuntu wamenyeho yazimiye, bwose si ubusambo. Ni ukuvuga ngo uyu munsi Imana iturebera mu bushake, yego, kandi ikaturebera mu gutinya. Samweli ashobora kuba yarariye amafaranga, ariko nyakuri akagira kwihana, kuko buriya ikintu we yabarushaga kwegera intama. Buriya uyu munsi nje nkakurya urwara nkagutobora mu minota itarashira, nkagarukane n'ukuri nkarambara, imbabarira n'Imana imbabarira, n'ukuri binkorezeho ni Satani sije. Samweli cyabarushaga njye ndamuzi, umunyamwuka ndamuzi, kandi ndamuzi
nanone mu kigero ahagendeye ko nzi bitangira hari nzi binarangiza uyu munsi nzi itorero kera ndizi n'ubu ngubu rero Samuel cyo barushaga tekinike y'ikinyamwuka kuko we yimikaga abanyamwuka umunyamwuka wimitse rero ashobora gusenga bya bindi byose n'uwo yacumuweho Imana ikazi buriya wagiye mu mwuka n'ibi byose ntiwabibona wabona ibi byose ari ibintu bizashira ariko kuko turi mu mubiri turabona ibi bintu nk'igikuba gicitse kuko ijambo ry'Imana Yesu yaravuze ngo murwanye Satani nawe azabahunga bivuze ngo itorero ntirigifite kurwanya Satani ariko igihe cya Samuel nubwo ibyo byabaga ariko hariho kurwanya Satani imbaraga zikuzimu zikabura uburyo zisanga abakristo usanga abantu barasenze Imana ikaza ngo mwabana b'abantu mwe muri kumbabaza muri kusebya ubwoko bwanjye muri kwica umurimo wanjye ugasanga n'umwe baririye amafaranga bimusibwemo kavuga ngo mubabarirane umwanzi wagucumuyeho wamubabarira kangahe 7 ka 70 nk'umukristo ugifite umwuka wera ati ese niba ari 7 ka 70 ubwo si ukugera mpfuye ugasanga ineza isimbuye inabi ariyo mpamvu wasangaga iyo umuntu yakuvugaga amagambo amubwira ati wancumuje ati mbabarana Imana imbabarira nanjye mbabarira n'Imana ikubabarira ubwo ako kanya ugasanga abantu barimo Satani yari yaritsemo abuze intebe uyu munsi uzi impamvu ni ukuvuga ngo abo bayobozi batwimye kimwe nubwo ibyo byaha byose byagakozwe ariko bikazamo umwuka wera uraza ahantu batwiciye bwa mbere na mbere batubwira ngo tujye kwiga ubuhanuzi bashyiraho ishuri bwa mbere Satani ahantu yinjiriye batubwira bati nimujye kwiga guhanura ubuhanuzi bwo twicaraga za Nyarugenge tukajya abantu bakajya kwiga ubuhanuzi kandi butigwa itorero rya DPR nicyo rya mbere cyabanje kurangiza abahanuzi bahita badutegeka ubundi wahanura gutitira murabizi ko umuntu aratetera n'ibimyira bigatakara ugasanga umuntu ntacyo bimubwiye babanje kujya kudutoza ko niba ugiye kuhanurira umuyobozi atari kimwe no kuhanurira umuntu usanzwe genda mu cyubahiro genda utuje umwubahire no mu mwuka nicyo wanje kudutoza badutoza ko nyine mu giterane kirimo abashumba mbega ugomba guceceka umwuka mbega akavuga Bibiliya banza kudutinyisha baduha ya dogitirine zabo icya DPR yabanje kudutoza batubwira yuko umuyobozi agomba kubaho n'Imana iramwubaha bivuze ngo n'abahanuzi mugomba kumwubaha ariko wakurikirana ugasanga iyo dusomye Bibiliya uwacumuraga wese yakubitirwaga kabiri umutambyi wajyaga ku rutambiro iyo yajyanaga y'icyaha ngo bamuzirikagaho akagozi ku buryo iyo yabaga ari gutamba bakururaga nawe agahita akurura bakabona ko akagozi karimo bikiri sawa Yesu aje ategeka abantu kubaha ababayobora ariko nyakuri nawe bafite umwuka wera ni ukuvuga ngo uyu munsi rero ibyo byarasimbuwe ntabwo ariko bimeze ahubwo badutinyishije ubwo buyobozi batwereka ko abo bayobozi bayoboye amatorero ari abami ni Imana abishaka yakwica abishaka yagukiza abishaka wavuga abishaka yagucecekesha noneho bababikamo ubwo bwoba niyo mpamvu utagisanga cya kintu cyo guhanura abo bayobozi b'abanyamwuka babanje kubaha ubushumba babahaye ubushumba babambura cya kinyamwuka n'ibyumba niyo mpamvu usanga ari ibintu byose niho byapfiriye nagira ngo nkwereke Samuel aho yari atandukaniye n'abo bose bakurikiye ngaho hera kuri Tom Rwagasana uzamure kuba mukurikiye bose bambaye iroza kuko ntago ari abantu bagiyeho mu bushake bw'Imana abushake bimye ingoma bimitswe n'abantu ntabwo bigeze bimikwa n'Imana ndabyibuka Tom akiri mu igeragezwa aradusanze turi gusenga amasengesho y'iminsi 7 ara mu Kagarama bo twasenganye barabizi b'ipfundo ry'amahoro icyo gihe twe dufite agaciro we umugabo yinjira aduha agaciro abahanuzi baba we Tom uzi ko ari we muntu watugaburiraga yaduhaga ibyo kurya iminsi 7 yose twayimaraga atumenyera igihe tuzarya itorero rikatugaburira igihe tuzafatamo akantu itorero rikatugaburira bwa finali hari uwacuruzaga ntuziriya kantine muri hariya mu Kagarama baramwishyuraga inyama utuntu twose imbuto Tom yinjiye nk'umunyabwenge nk'umuntu wabaye umusirikare
uzi imiyoborere icyo ari cyo. Buri umuhanuzi rero witayeho arahanura. Buri ushaka ko umuhanuzi aguhanura neza umuha agaciro. Ubiri itorero ryongera rikimika abahanuzi bagafata ibyo bisambane nk'ibyo wavugaga byose bakabita inyuma bakabishugunya akaba ari byo bagasigaza bwa bundi buri mu ishyamba iyo butamenywa barujugunye. Waba ureba ibintu bita bibahangaha. Ndagira ngo ubwe nk'itorero rya ADEPR ryakongera rikajya ku murongo kuko abo bahanuzi bakwinjiranamo amavuta Imana ikinjira muri we. N'uwo mutinganyi ntiyazongera kunasunutsa ubuzuru. Uribuka ko kera na polisi ntiyabashaga kwinjira mu rusengero. Akijya kwinjira gutya mu rusengero mwuka w'Imana yamusamiraga hari wasangaga nta muntu udatinya hera h'Imana. None umutinganyi araza inda irinjira, gisambo kirinjira, kivuye gusambana icyo kiyobozi kivuye kubikorera muri biro rurahita rwinjira rukabyimba mu makote cyarangiza rugahita ruza rukinjira. Byabaye ibihuku n'ibibwa n'ibyo Bibiliya Imana ikweretse umusambanyi ikwereka nk'ibibwa igisambanyi ubundi kigaragara n'ibibwa byapfuye byashize. Buriya Bibiliya cyangwa se iyo uhishuriye umusambanyi ubona ari urubwa. Iyo ari umuntu ukibijyamo ukiri umuhehesi ubona ari igihene ruba rumeze ukuntu nyine. Niyo mpamvu Yesu igeze kuvuga ngo azaza arobanure intama mu ihene. Rero biraza kimaze gusambanira muri biro ruhumeka dore ko byarakoze amafaranga arabigisha ibyubero birabyica biragenda bigira ibida. Noneho kubera amamitsingi n'amapirimusi bikubitamo buryo iyo unywa pirimusi indi iracubuka kabisa. Hari n'izindi zaje rero za turubo n'ibiki byose kiragenda kigahita kimera gutyo. Ariko urabona ko ubwo rero uri kubisema umva ejo bundi maze baragiye barabibatiza babyita ngo n'uturima tw'igikoni ngo n'udusozi ndatwa. Ujya kubona ukabona araje uzabumve aba ari kuri mikoro agaturiramo umubi kandi umuntu wese wanyweye inzoga umubi ntiwabura. Umva nkubwiza ukuri ariko no haza turumubi akagenda tutandukanye imibi. Umubiri wa pirimusi ntawe uhuriye n'uwo oya Karosi n'umuntu wahiye turumubi oya cyakora keretse utuze ubwangati nabwo kaza ngo gusa ntabwo oya reka tujye tuvuga ukuri. Ni ukuvuga ngo baraza bahaza inzoga bavuye kuzinywa. Nanjye nibyo nashaka kukubwira mu kandi kanya kashize ati se ubundi ubutinganyi cyase rirabendera nge ikibazo si cyo mbona ahubwo mbona ikibazo kiri kuba ADEPR yataye umwimerere wayo kuko mbere yuko izayobora ADEPR nge nziranye n'abapasiteri banywaga izo nzoga uvuga, nziranye n'abapasiteri inzi basambanyaga abagore batari ababo, nziranye cyangwa nzi abadiyakonikazi baryamanaga n'abapasiteri batari abagabo babo. Kumva atari ADEPR yataye umwimerere nyirizina, ikibazo kigakirwa kuri Izayi kandi atari we ikibazo. Izayi niwe ikibazo nk'umukozi w'Imana ngenzi byinshi. Izayi ataba ikibazo basi yakagoreye intama ubu afite uburenganzira, afite kugarurira itorero aha rigeze, afite kwimura ikibi akimika icyiza, abifite mu kiganza, afite gukuraho ibyo bisambane byose, afite kubika, kurandura no gutera. We nk'uko yari yabikoze ahubwo icyambabaje yimuye abanyamwuka yimika ibyo bisambane. Uriya ngo ufashe ikirayi kimwe ukagikubita muri depo kiboza n'ibindi byose. Uzi impamvu ntashinze icacu? Ndi umwe mu bo yakubize. Izayi nawe yarakwemeje, yarankubize ariko arankubita iranyubora, inkura y'igikomere. Ni ukuvuga ngo mu bo yakubise urebye abarezi ko niwe baregera. Umunsi umwe nigeze kwandika inzandiko njya kwibutsa iby'abanyamwuka baduhaye urusengero, niko nshaka kugira ngo mvugireho. Njyana inyandiko twagiranye bati Karosi ntawe uzagukoraho ngwino ukura icyumba mu misozi ngwino
mu itorero uyobora itorero nta ribazo nta muntu ari uzasimbura wese ntawe uzagukoraho nanjye ngenda nzi ko ari bya binyamwuka rero covid irangiye nanjye nikora bya byandiko byose by'abashumba n'iki n'uwari uyoboye ururembo rwa Kigali ndajya bijyana ni dore mwatubwiye ko nta muntu barangije urazi ijambo uyu uriho Valente yambwiye yarambwiye ngo idini uzi si ryo ntabwo ibyo byari bya kera amase ya kera nta gihe mu rutaro ubu nanjye ubwanjye nta bushobozi mfite bwo kuyobora Muhima nyoboye Nyarugenge cyakora nk'umuhuza hari akabazo bo bakora inama bakaza ubu jyewe itorero nyoboye ni itorero ry'aha ngaha ariko simfite gutegeka nk'uko kera bategekaga ngo nyine mvuge ngo umudugudu wa Cyahafi wabimye uburenganzira nubaho uburenganzira ahubwo bifitwe mu nshingano niho bajya nkwereka aho byapfiriye bifitwe mu nshingano cyakora n'umuvugizi ntushobora kutuyobora kuko waratuyoboye akambwira ngo nguhaye uburenganzira genda ubwire Gerishomu uyoboye itorero rya ntuze paruwasi ya Muhima noneho nawe aterura abwire pasiteri abwire pasiteri wa Cyahafi Rufosi abwire Rufosi ngo emerera iyo gurupe itorero rirabyemeye arangije ambwiza ukuri arambwira ngo icyatuzanye ni ugusenya amakorari yigira abanyamwuka amagurupe nibyo yanyibwiriye iki kiganiro azakibona twari twicaranye ngewe uyu nariho ntarava ururembo nicaranye nawe muri biro abiyita abanyamwuka abo bose ngo bavuga ngo iravuze ugasanga n'akavuyo n'iki twaje guca akavuyo twaje gushyira ibintu ku murongo bikayoborwa n'umuntu umwe ubu akaba ari ubiyobora apana bimwe mwibwiraga ngo korari runaka ngo irayoboye ubu nta korari ikiyoboye biyobowe n'uwo bashyizeho nk'uhagarariye itorero naho kuvuga ngo Gerishomu ngo aragenda cyakora ashaka kubiyobora kuko ari uyoboye paruwasi ya Muhima afite kujya Nyakabanda akagenda akavuga ngo araciwe afite kugenda mu Cyahafi atuye araciwe afite kugira gute arabisobanurira arambwira ati rero Karosi ndabizi uri umunyamwuka Karosi turakuzi mu itorero kandi koko ese batabimenya nabaga mfite abantu 1000 hano mu Cyahafi abantu wasangaga babatereye imikeka Karosi nyuna yarguzaga ku buryo n'ikirenge cy'umuntu kitabonaho kinyuna abarwayi abapfuye bazukaga abantu bareba abaje migongo yaracitse abo twaye mu igare batahaga bigenza mfite amakuru mfite byinshi by'ibimenyetso Karosi niho ryamenyekaniye kuko banzi nk'umuhanuzi kandi wakoraga ibitangaza arambwira ngo turakuze cyakora ubwo burozi bwa naranze kubujyaho ba pasiteri ubadushukashukire tuguhe umudugudu ndabyanga uzahembwa 250 watangiwe na ntuzo kwivurizaho n'abana bawe ntibibaho gira gutya umupasiteri udahembwa base umuvolonteri no Karosi nahamagawe n'Uwiteka njyewe ndi umunyamwuka uyoboye icyumba ntabwo nanyemeza ku bapasiteri nanyemeza rwose mva ikibaho baranyinginga bamanura n'ushinzwe n'uwari wungirije umukuru w'ururembo rwa Kigali barambwira bati reka tuguhe itorero uyobora uri umunyamwuka ufite Imana abantu baragukunze wipfusha amavuta ubusa korera navuga nti nimba umuyobozi wanyu birasobanutse ko jyewe nzaba ngiye muri mu bo muhemba ngo sinzongera gukora nkorera Imana ahubwo ngiye kujya mu bakozi igikoresho cyanyu nuko ngo nimumpagurutsa ngo mvuge ibi nibyo nzavuga ubu mufite kumbwira ngo mvuge ibi umwuka yazana ibyo mvuga nkaba ari byo mvuga kuko ntimumpemba icyo gihe arangije uwo mushumba aramwa ngo baguhaye ubuyobozi ngo bagize gutya ngo warabyanze ngo ibiki n'ibiki ngo reba ngo nk'ubu ngo turagukubita ku buryo umutwe wawe utazongera kugira yambwije ukuri kubaho yewe ndareba nibuka ko twe twabashyira inzandiko cya kinyamwuka noneho cyaburiye nagira ngo nereke abantu ko ibinara nabifuza ejo bundi bavuze ngo
ngo muri ntuze ya hano i Kigali ngo muri ambasade ngo bazamuye ibendera ry'abatinganyi. Ukuri kw'Imana n'ikigano ndagifite. Naravuze Imana arambwiye ngo siho gusa ahubwo aho bikurikiriyeho ni mu itorero mu idini rya ADEPR. Niho nabivugiye. Ndavuga ahubwo ni mukurikirana kwa Izayi muri ADEPR niho rigiye kongera guhita riserukira rizamurirwa. Narabivuze ndi kuri kamera. Nari ndi gukoreshwa n'uyu mwana uyu nguyu w'Inzozi TV. Damour. Niwe ubwo rero ni ukuvuga ngo aka kanya nibyo batarabona bije kuba icyo akora Uwiteka. Ni ukuvuga ngo iri bendera abantu barimo baranabitesha agaciro ngo ibyo nta cyabaye, ariko tuzi ko ubundi hakora imitongero, ntabwo hakora ikindi. Umutongero ubona gufite ijambo ariko nshobora kuba nakuniganya numvaga ari ryo nshaka gusoma. Niri mu byahi ahubwo uri umunyamwuka. Reka dusome. Reka dusome ibyashuriye Yohana mu bice 12 dusome mu bice 14 wenda ku murongo waho wa 4 aravuze ngo abo nibo batandukanijwe n'abagore kuko ari abo nibo bakurikiye umwana w'intama aho ajya hose, bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwami no ku mwana w'intama. Wenda ntosoreza ku bice 17 none ku murongo wa 4 navuze ngo uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba, yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imarigarita mu ntoki ze, yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Ahantu bahaca akarongo. 5 mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Ni ukuvuga ngo wenda mpereye hariya hari abantu bacunguriwe kubana n'umwana w'intama w'Imana, bemeye kubabarizwa muri Kristo, ntibemere kuramya iki gishushanyo. Aha dusomyeho biravuga umugore, kandi uyu mugore benshi baramwibeshyeho. Ubundi uyu munsi nta muyobozi n'umwe w'itorero runaka utazemera kuyoborwa n'uyu mugore. Abantu banyumva bazankurikira, ntabwo ibendera ari cyo kibazo, ahubwo imyuka iri gukorera muri iryo bendera y'uyu mugore. Uyu mugore Bibiliya ivuze ni umugore ngo ufite iki, wambaye imihemba, ufite amazahabu, ufite imyambaro y'igiciro, ufite mbega ubushongore kandi ugaba. Iyo dukomeje dusanga ngo uyu mugore nta mwami, ngo abami bose bashaka kuba ibizira cyangwa se ibinani batabashwa, bemera gukorana n'uyu mugore. Uyu mugore Bibiliya imuvuze kuko ari umugore uzakwiza ubusambanyi, ngo abami bose bo mu isi basambanaga, bemera gusambana nawe kugira ngo ugire ububasha no kuzemera gukora munsi y'uyu mugore, ukemererwa icyubahiro, ukemererwa ubugangare, ukemererwa ubuyobozi, ukemererwa guhabwa ibyo ukeneye byose, uzemera gukorana n'uyu mugore. Uyu mugore rero afite byose, afite ubugangare, afite icyubahiro, akugabira icyo ushaka cyose. Afite icyambere amazahabu, yambaye umwambaro w'umuhemba, bisobanuye ngo ni uw'icyubahiro. Mu buryo bugaragara afite igikombe cy'izahabu cyuzuyemo imyanda y'ubusambanyi bwe, ariko burihe mu gikombe
cy'izahabu. Bisobanuye ngo ukibona izahabu ntawe utayishigukira, uzagenda usanga ya zahabu. Ariko icyitonderwa, ni nyina w'abamaraya bose, niwe uhagarariye indaya, abasambanyi, ibisambo byose, ariko ashukashukisha abantu icyubahiro. Tuzi ko abazungu baje hariya bakubitisha gutya, kandi iyo tuzi mu guhimbaza Satani nibyo bakoresha. Ubu no munsi uyu mugore Bibiliya ivuze ni Katolika, utemeye kubana na Katolika ngo ugendane na papa, ntabwo ushobora kuyobora itorero. Ntushobora, ibi ndabivuze, ntushobora kuba umuyobozi ukomeye, ntushobora kwemererwa kugurisha. Mu minsi iri imbere naravuze n'ubu mbivuge, nta munyamasengesho wiyita umunyamwuka uzongera gukandagira mu rusengero, ntawe uzongera gukandagira mu butayu, nta n'uzongera guhagarara mu cyumba ngo ahanure. Ahubwo hazahaho ibintu bibiri, hagiye kubaho guma mu rugo y'abagisenga by'ukuri, havuyeho iya covid, ariko hagiye kubaho guma mu rugo iyo kuba wiyitirira izina ry'Uwiteka ariko ugifitikira ijambo ry'Imana, utemeye gukorana n'uyu mugore ngo wamamaze iby'ubusambanyi bwe. Usambane, uroge, uha abasambanyi agaciro, we kurondora, we utange agaciro ku bagore batandukanye n'abagabo, utanga agaciro ku bagabo bakoze divorce n'abandi, agaciro ku bagore bashaka kubagenzi babo, utanga agaciro ku mugore ushaka kwibanira na mugenzi we basajya baryamana, utanga agaciro ku bantu bose, abo bose nutemera kubaha agaciro ntabwo uzayobora, uzahaha, uzakorana na leta, ntuzemererwa kujya muri botike ngo uhahe, ntuzemererwa kugenda ngo ube wagira ijambo mu nama runaka, keretse igihe uzemera gukorana n'uyu mugore, ukemera kujya mu itorero, ntuhanure, ntiwerekwe, uri umuyobozi uyoboye gusa, uyoborewemo bakubwira ibyatangajwe kwa papa, ukaba ari byo ukora, ariho mpuzamadini yamaze kuba. Ngarukiye Bose nawe si, ahubwo ni igikoresho kiri gukoreshwa n'ubuyobozi runaka bwa Amerika, ariko nabwo atari Amerika, ahubwo buri gukoreshwa na Sekibi wibereye iriya ukiboshye utarabohorwa, kugira ngo za mbaraga zose za antikristo zikwire muri bo, zamaze kwicara mu idini. Bivuze ngo uyu munsi uriya biriya biri kuba muje no kubyumva ahandi, ntabwo ari ibibaye muri ADPR cyangwa muri Anglikani gusa, ahubwo biracyakomeje kugera twese twemeye kuba abakoreshwa b'uyu mugore, tukamamaza noneho ibyiza bye. Kuri kumva n'umuntu asigaye asambana biraryoshye. Uyu munsi barafunga urusengero, ariko ntihazigera hafungwa lodge. Uzabireba, harafunga ubutayu, ariko ntihazigera hafungwa utubyiniro two hanze. Nucuranga cyane ndomboro ya solo, n'ubu mfite ibyuma ahangaha ndamutse nshyizemo, nashaka ngasakuriza inama ziri kuba, ntawankoraho. Ariko nimvuge ngo ndimo ndasenga, uyu munsi ntabwo byanyorohera, ni ukuvuga ngo ako kanya barambaza sound proof aho ziri, baraza barebe urusengero, barebe niba harimo amakaro, ibintu byose. Kubera iki? Turi mu gihe ngendeye kuri Bibiliya cy'umwijima. Bivuze ngo gusenga bigiye guhishwa, harahabwa agaciro amasoko akomeye acuruza hari ijambo nakunze mu Kristo namwizerwa, bageze mu isoko ry'imburamumaro, baravuze ngo turi kugurisha ukuri. Uvuze ukuri barakubarira imizi, mu idini barakuroga,
cyane ko nibo bari gukoresha, kuko uyu mugore akorera mu idini. Iyo dusomye ibyahishuriwe Yohana ibice 12 dusangamo undi mugore wa kabiri wari wambaye uno mwambaro ariko afite ikintu bita ukwezi. Bibiliya avuga ngo araramukwa, igihe kiragera ngo aratwite, inyuma ye yirukankanwa n'ikintu bita ikiyoka. Icyo cyafashe uwo mugore rero. Nukuvuga ngo itorero rya ADEPR ryagereranwaga n'uyu mugore wo mu byahishuriwe Yohana mu bice 12. Ngo uyu mugore yari yambaye ukwezi, yari afite ikintu bita umunezero, kuko ngo yaramukwaga, ariko ngo inyuma ye yirukwaho n'ikiyoka ngo gishaka ko abyara kikabasha gutsonsoma cyangwa se kurya umwana we. Ni ukuvuga ngo uyu mugore, reka mwande nyemere tukasoma gatoya. Ni ijambo riri mu byakozwe mu byahishuriwe Yohana mu bice 10 wenda na 2. Dusome mu bice 12 ku murongo wawo wa mbere, wenda niho tugiye gusoma. Yavuze ngo ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona umugore wambaye izuba ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi yari atwite, nuko atakishwa no kuramukwa, ababazwa n'ibise. Mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka, ari wo wa mugore, kinini gitukura, gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo ku ijuru. Ni ukuvuga ngo ntararenga, uyu mugore yatakishwaga no kuramukwa. Ubundi itorero rya ADEPR kera n'andi matorero yabaga akifitiye kirazira, wasangaga batakishwa n'umunyabyaha uri hanze. Mbega no guhora babwiriza ubutumwa umuntu akihana. Niyo hihanaga 5 wasangaga itorero rivuga rigakoma mu mashyi. Umunyabyaha umwe iyo yihanaga, korari zararirimbaga, abantu barabyinaga, ukabona ibyishimo biraje. Umupfakazi iyo yazaga baranezerwaga bakamufasha. Ngo rero iki kiyoka cyo cyazanywe ngo cyakuruzaga 1/3 cy'ibisingo, kigafata inyenyeri zose kigakura 1/3. naho bare noneho ngo ku mitwe yacyo cya gifite ikintu bita imitwe 7 kigakuruza. Noneho ngo kirukaga, iyo dukomeje dusoma dusanga ngo cyarirukankanaga uyu mugore kugira ngo atabasha naramukwa nabyara gite gitsonsomera umwana abyaye. Ariko Bibiliya tuyisomye ngo uwo mugore yaje guhungishwa, ngo amara ibihe 7 n'ibihe ngo n'igice cy'igihe kuzageza igihe. Ni ukuvuga ngo uyu munsi nubwo iri torero, aya matorero y'ukuri arimo agenda azanywa ibi biyoka, n'uyu mugore twasomye mu bice 14 arimo aza gutanga amazahabu. Mana, icyakubwira ubuyeza aya mafaranga afite yarayahawe, kuko akemuye ibyari byaranze cyari kuko yinjije byinshi bitari byatinyaga idini cyane. Buriya yahawe amafaranga se? Arayafite, yarayahawe, kuko ntabwo aba batipe ba eliminante ntabwo mukorana batakwishyuye. Bafite amafaranga, bafite icyubahiro, bafite ububasha, aho bakuvugira wajyayo. Ntiwajya muri Amerika batabishaka utemeye gukorana na cya kimenyetso. Hari abantu bahakana ko ikimenyetso twamaze kukigeramo, twarakinjiye, twageze mu kimenyetso tukirimo. Nabarokore kera Imana yajyaga itubwira ngo muzaha hari uko mugifite, twaragihawe turagifite. Ubu uyu munsi ndagira ngo mbabwira abantu bajya bavuga ngo ntibazahahira muri ayo masoko, kera bamaze guhabwa ikimenyetso baragifite. N'ingaruka nzababwira icyo ari cyo, kuko buri bose nta n'umwe udatunze icyo ntavuze. Abo bose uko babifite
n'aba bose twibona ahubwo data wa twese wo mu ijuru niwe ukwiye kuza akavuguruza izi mbaraga bashyize mu nsengero kuko igihe bazunguzaga ibendera nge niboneye inzoka kera kare imbaraga za mwuka zamaze kuvaho muze kubara inshuro baciye abahanuzi b'Uwiteka nta muhanuzi ugihanura muri ADPR ugiye guhanura baraguhagarika ujya kuvuga utangiye kuvuga ku bayobozi baragucecekesha reba riziki wakongera kumubona reba Karosi nge Karosi baranze reka da ntitukivuga twabaye inzererezi ejo bundi kwa gatandatu sinanasenze baraduhagaritse babonye ibi bibaye bahita bavuga bati Karosi leta bivugira imbere y'intuze bose baramusanga aho nasengeraga ahubwo nakurira ibibazo wadi waradutije no kuvuga ngo twamukuriye ibibazo kubera iki cya kindi cyo kugura no kugurisha tutemeye gukorana na wa mugore ntabwo biri buvemo aka kanya n'abandi basa nanjye aba ari umuntu umwe mu bishop navuze namusabye ntiwantishaho gusengera atabadeperi ndabazi ati ngutije nabafungishije urusengero rwanjye ati barahita bamerera nabi hari uwo muri Seyira wenda muvuga yari yaradutijeho gusengera bamukubise umunsi umwe ahita nyirukana aravuga ati wowe kabyara we emera dukorana ubu wanjye cyangwa se ADPR nyica ati reka sinshobe nifitiye agasengero gatoya bitankururira ibibazo rero uyu munsi ukuri ntigukenewe hakenewe ikinyoma gikozwe na Satani ukuri kose bashaka kugira ngo bakubite izo ntama bazirangize uyu mugore cyakora icyo nzi ko Imana igiye kuduhungisha itorero ry'Imana ntirizigera ririmbuka ahubwo dayimoni warizamukiye uyu munsi hasigaje ikimenyetso kimwe kizabera mu itorero cyangwa mu idini rya ADPR iki kimenyetso kigisohora nibwo umuntu wese azavuga ngo ayiwe Nyiringabo nongeye kukugarukira naho ibindi byo n'abataragwa bazagwa bazasambana bazaroga bazica bazava mu byizerwa bazanywa inzoga zo zigiye kwemerwa tugiye kwemererwa abagore benshi tugiye kwemererwa yewe abagore bajyaga banafuha ntibagarukiraho kuko buri wese agiye kwemererwa kurongora abashaka ubukire kuba bemeye gukorana na Satani bagiye kubabona abemeye gukorana na Sekibi bagiye kubona amamodoka meza amazu meza amazu y'ibitabashwa ko Satani agiye kugabagabira ku buryo usenga agiye gusimbuza gusenga nawe kujya gushaka bya bigirwamana ni ukugira ngo ubu ni urugero rye Karosi niba inzara yanyishe sinzabasha kwemera gukomeza kwicwa n'inzara kandi mbona hari abari kurya niba ubizi hari aho barimo batanga amafaranga y'ubuntu mu bihe byashize hari aho bagendaga bayatanga ariko ukemera nawe kwandikwa mu gitabo kiriya gitabo uzi aho kijya ni ukuvuga ngo uyu munsi twemerewe nanjye ubu namaze kugerayo reka nkavuga nanjye ubu nagezeyo muri icyo gitabo biransaba imbaraga kugira ngo mve muri iyi myuka ukemera gutanga agisensi guhabwa agisensi uba wemereye uba wageze mu kigero cya babandi bari gukorana agisensi gute muri ibi byacu dukora bya YouTube ukibona agisensi ukimara guhabwa agisensi oya reka tubivuge njye nabigiriyeho ishurirwa ariko ni ukuvuga ngo ntituzabura kuba mu bizira ariko tukagira imbaraga zirwanya ibizira kuko ikimenyetso cyo twamaze kucyakira kera ni ukuvuga ngo ucyakira agisensi ya YouTube uba wamaze kugera mu muryango w'abakozi ba eliminanti kuko aka kanya baraguha amafaranga niba wanasengaga ibyo gusenga ntuzabisubiramo ntabwo uzareba kwa pasiteri nitwe twashize inkuru n'amakuru ya mbere umuntu ubanza kuyamenya mbega Satani agerageza uburyo bwose ngaho rero ni ukuvuga ngo umuntu wese ushaka nta mupasiteri udafite YouTube channel noneho uzanasanga ari abantu b'abapasiteri cyangwa se abantu nka ba Karosi bamenya amakuru yasaga za mbere zigezweho nitwe ba mbere duhabwa izo ntuzi bivuga ngo rucyakira gisensi yabo bagerageza uburyo ki bakumenyesha amakuru nabiboneye ku mwana wacu bita Ezekiyeli uzarebe baramufashe burundu niwe muntu umenya amakuru ya mbere agezweho
oya mubeshye se ni ukuvuga ngo Satani agushukisha ibitukura warangiza ukagurisha bugingo ugasigarana isi. Rero kugura no kugurisha naho biri. Uyu mugore afite icyo bita amafaranga, yagufashe ntiwakurakura, afite icyo bita igikundiro, agukundisha abatari bazagukunda kandi bose bakagusigira ya shusho y'ubuhume, ugasigara uzi kuri mu mwanya mu murongo, ariko umurongo waramaze kugira gute kuwutakera. Niyo mpamvu rero nanjye nyakira yari ya gisensi gere impamvu ntanazamuka ngera igihe byakazamutse ikabona nzabiyoberamo bakaba barayitwa ya gisasi yabo kuko njye nananiwe kubakorera. Buri uzarebe iyo wemeye kubakorera by'ukuri barakubeshya kugira ngo babagumize. None duhembwa yahe? Wamenya hava? Ntawe wamenya. Icyakubwira ko nabajije n'abari muri Amerika Bose wa YouTube nini bati ni amarobo. Ubandikiye nibo bagusubiza, ujya kubona ukabona baragusubije agisense kuri iki niki. Ibi byo tuzabivuga, mbifitiye amakuru, mbikora mbizi, byanze bikunze nuko nzi neza ko birivuze ngo niba ry'ikica ntacyo kizabatwara, bazakandagira inzoka na sikoropi n'imbaraga z'umwana. Bivuga ngo gukorera muri ibi bintu no kuba imbere y'Imana cyane kugira ngo yice wa mwuka mubi. Naho ubundi ikarita twarayakiriye. Use muri twese udafite irangamuntu ninde? Hari udafite ikarita yo gutegasa? Hari udafite tapandigo? Twese nutayifite. None ejo bundi baze ngo nuko ngo nibagutera urukingo ngo sasu wa santisisi ngo si sasu wa santisisi ngo birahita bizamo. Ninde se utarakingiwe? Ndagira ngo mbwira abantu ngo dusenge tuve ku giti dore Imana. Naho bindi byo twibereyemo twamaze kugera ku murongo w'abo bantu, ariko nyakuri mu kunesha ariho twasomye ijambo rivuga ngo imwambika imbaraga ahabwa ngo we ubwe afite inyenyeri 12 bisobanuye kunesha, kuko we nubwo yarwanywaga ariko yaranesheje. Ahubwo twebwe nitwe tuzavuga amateka y'ibyahise kuko turimo turabireba. Musi umwe Imana ijya kuntwara yaramwe ngo mwana wanjye ngusubije mu isi kuko isi igiye kurimbuka kandi izarimburwa, ariko uzasigara ufite ukuri. Niyo mpamvu uyu munsi uku kuri turi kubwira abantu bakagukata, tugiye kwifuza kukuvuga bitagishobotse. Kuko njye Karosi niba ntasambanaga nkaba ndimo nsambana, noneho ndasubira inyuma muri bamwe nabwirije ni babagore beza. Mana njye sikuziga ibona umushumba yakurebera umugore ukabona atangiye guta inkondo, uzi ko ati inkondo umureba. Niba ari abantu Mana je najyanye umugore wanjye, mfite umugore Imana yampa umugore mwiza, noneho nani ndi kumwe n'igishumba kimwe ngo ura mugore ko aryoshye ngo yababawe ndavuga ni mwoka byaramwe atuzi yarabikubwiye nukuri kw'Imana araryoshye ntiguteze ngo vibura gute mwoka byara ni ibyambayeho. Reka dusoze ikiganiro. Nga vibura gute ni birebire je mfite byinshi. N'impamvu ibi mbona uzaba ari abagore bubasigaye mu makorari nabemeye kugurisha umubiri bahabwa amafaranga. Umugore mwiza ufite ineza uryohe ukunzwe ni umuntu wemeye kugaramira abo bashumba. Niwe wahawe kuba sekreteri, niwe wabaye kuhora hafi y'umushumba, niwe wahawe gukora protocol kubera yuko abo bemeye kugarama. Ubwo rero utabyemerewe yego si bose, ariko ndagira ngo mvuge ngo ufite umugore hari ariko si we gusa n'abanyamakuru wacu. Zarebe hari ibinyamakuru bimwe tuzi mu Rwanda, iyo ufite umugore mwiza w'inzobe ahabwa ibiganiro byose ashaka. Ariko niba ufite umugore mubi ibeshya ajye gusaba ikiganiro bambwa atatu ubuhamya ufite n'ubumeze gute. Ariko ni kibi kigore kiza kinejeje kizajya kuri kamera ukabona hari abagore ubona ukabona kifite itoto nyine nawe yasaza, ariko ukabona asazanye itoto. Uyu uzagende ku macano mw'abantu mwe, reka mbatume mugende ku macano amwe ngaho reka twihute. Jya kwa Asabye maze urebe bitumye muvuga. Jya kwa Asabye urebe umubanzi urebe abagore akoresha n'abakobwa nta gikara kibamo.
nta mugore buno bwo mu giturage bubaho. Reka data oya reba abagore oya reka twigiraho nakubwiye n'iwacu mu banyamakuru. Ntabwo navuze mu bapasiteri. Ugende n'abavuga bose babanza bakagenda bakagera keretse nyuma wenda aho bibare akantuze cya kwa Yago ubanza ugenda urebe sha umva najya no kugukoresha yarabanzaga akareba ko ufite umugore nka Prezire wenyine we yarambwiye ati Karosi baba mbega umugore we atugira umugore umeze utya ntiyego ntibyabaye ati mbega umugore mwiza we ati niko mada ati ya atari kuki ati kuki abahanuzi bose bagira abagore beza ati mbega umugore we rangije ndamubwana nyine Imana yaramuma ati nubwo itagwa umugore wazifuza abandi. Yabikubwiye se mwubwo buryo? Ndahari twari kwa ntuse. Ubwo se wabyakiriye ute? Jewe rero kuko mbazi na mpamvu umugore wanjye namubujije ko rari ntabamo. Ubeshye ukuri yaraje ati mbega umugore ati maze ndashaka kumukoresha ikiganiro wenyine ati ndamubona mivuga butumwa ndavuganiye wenyine uzarebe nahantu ari wenyine tutajyanye sinshobora. Ntabwo mwizera se ku buryo atajyaho ngo agaruke? Bangahe barira kubera we? Yego Mumbabarire twavuga byinshi kubera Prezire se bakarira. None se batarira inkuru twakoraga ejo bundi nizana Siza Vitali na Diane byavugwaga ngo nawe ukeka ko yarubuse. Njyewe nuko nzi ko yabwiye umugore wanjye ko ari mwiza. Mubona neza yewe ari umuntu wakubwira ntawe utabwirwa ko ari mwiza kandi ubona ari mwiza. Ariko uraza umuntu mutindaho kurenda mutanga ikigano kugera mushoje. Nawe wabigizemo ikibazo? Nagize ikibazo. Wabonye harimo uburyo bw'irari? Hari umuntu ukuvugira ngo ufite umugore mwiza ariko ari irari ryagize gute? Ubona bahuye wenyine. Ndabazi sha umuntu utazi ubwenge ni Mbabarira umugore wawe rero ubwo rero ntuzongere no kumujyana mu biganiro. Ntabikunda no kuri Karosi ntabwo akwikunda. Prezire yamubonye indimi zirarabira. Ni ukuri kw'Imana ndadora azambona ndabizi. Amaso yuzuye akanwa pe. Oya ni ukuri kw'Imana kose ntago nabeshye. Rero hari umuntu ukubwira ngo ufite umugore mwiza nibyo byinshi iwacu mu madini. Wese si umurokore? Ni umurokore. Si umuyobozi ukomeye mu Gatenga cyane. Mbabarira aba bantu batumariye abagore n'ingo zirasenyurwa n'iki ibi twinjiye dufite ngare ni benshi. Buriya hari umunsi bose mbafite ku rutonde. Hari umunsi nzabashyira hasi bose mbavuga n'amanyanga yabo barongoye abagore bayoboye. Noneho hari amacaci yo wenda twayafashe nk'ay'inyuma. Banza ugenda urebaho kwa ba papa kingi bande n'abandi reba ba protokoli bahari. Umugore uyoboye itorero reka nkwereke ahantu bigoraniye uzabirebera n'undi nkurikiye azabirebe. Iyo uri pasiteri kazi cyangwa se apotere runaka w'umugore protokoli uzasanga yadanje uzasanga abasore bameze nk'abiremye kireshya n'intuzo ukakibona mana bifite amataye cyangwa se ari gato ariko ubona gafite kagira imbaraga mu kugira ute mbega muri bya bindi. Oya genda gutumye numa nundi ari we ureba umuntu physical ugahita uvuga ati uyu nguyu cyakora biragaragara. Njyewe nakubwiye jya muri abo reka mpere ku ba bishop n'abapasiteri bano bafite amadini. Niba ari umugabo uramusangana abakobwa bamwe bagenda ukagira ngo nintuze naba miss. None numureba ubona amaso arareshya amureba mu nda zero zahasanga abagore babandiye babawe basa nk'iki bamwe b'inyuma bo hasi uzabasanga muri worship team inyuma nabwo ariko ab'imbere nabo barareba abakobwa bibitabashwa beza. Noneho iyo ari aposo w'umudamu
uramusangana abasore nk'abanyamurenge ba kera uramureba ye baba data watwe urasanga afite abasore beza koko pe araza kukwakira usanga arimo amukorera protocol muri hafi cyane ni gira gutya na gutya ni iki kintu cyereka abantu abo batuyoboye abari giwacu muri ADP diyakoni wa mbere ni umudiyakoni ufite ikintu bita face sura nziza ufite ugenda ukabona arambara igitenge kikamubera yakubitamo ibubu yakubitamo bwa bujipo basigaye bambara ukabona rwose ni agakobwa k'imyaka 18 kubera iki kandi ntazajya imbere y'umushumba we yambaye nabi uzabasanga baho inyambara atakwambarira imbere y'umugabo we urasanga yambara imbere y'umushumba sekreteri jya mu giwacu muri ADP urebe sekreteri uhari nigereyeyo ntaho ntageze njya kuvuga ikibazo cyanjye genda hariya ku gisozi genda ubaze ngo sekreteri w'itorero rya ADP ninde sekreteri w'itorero ushinzwe umwungirije ushinzwe ubuzima ntavuze ugenda umureba yabonye ngo umugore wawe ndebe mu byihore dufite byinshi twavuga hari iki kintu ni wa mugore nakubwiye twasomye mu byahishuriwe Yohana mu bice 14 ni ukuvuga ngo uyu mugore agomba ibi bizira agomba kuba akeye face afite cyose afite amataye afite intoki ibintu birebire uko biri kose uyu rero niwe uje kugusha abagabo uje kugusha abagore nuko naho itorero riri nibarebe naho ibyo byo kuvuga ngo bazunguje amabendera dusenga nta n'uwari kuhinjira aho yajya hose yashya mbere turabazi usambanye yinjiraga imbere ageze mu nzu y'Imana kikagwa amadayimoni agatangira kukivugiramo ubu keretse uwo numvise ngo ni papa kinyi ngo nusiga avugisha abadayimoni mpamvu bavugisha nuko nawe ari umuzimu nibakorera kuko aka kanya imana nyayo nzi mu myaka maze nsengera abarwayi nta muntu nawe nabona ugwa mu kugwa kwe ngo yambara ubusa kabiri nta muntu iyo uri umunyamasengesho nyawe ntabwo ujya umurika kamera kugira ngo uhamagare abantu ntabwo watega mikorofone ngo dayimoni ngo satani ngo turakorana aka kanya bigaragaza imbaraga y'umwijima yaritse muri urwo rusengero imana nyamana irihamye ntabwo ihamwa yuko abantu barimo bagenda bajya ibi rero nabivugiraga bye mfite byinshi ni nabyo ubu ngiye guhaguruka nabonye ko kubikinisha ubundi naracece maze igihe kinini naracece gupfa n'ejo muri ADP yari inyishe baneze ikintu bita nagiye mu rusengero rumwe imana yaramwe ngo bagiye kukwica njye nitwa Karosi ndarota mbanjyanywe mu rusengero rumwe rwa ADP ntavuze umva nkasanga sitati bakoze yanjye isa nanjye dusa fotokopi niyo mpamvu njya asubira inyuma nkavuga ntimurebe abavuga butumwa bakomeye abo bavugaga ukuri bose nta n'umwe ugisigaye hasigaye bakeya n'abasigaye babuze uko abagenza bahita birukana noneho ndangije mpasanga iyo shusho ariko nkabona irimira hwezira iragira gutya ibi bintu ni ibiki mu kuyegera nagiye kubona Imana irambwira ngo dore iriya shusho baba bagiye kuyitera ibyuma ugahita aho uri ugahita yegere mpita nyambura ikintu zikenda igikote cy'igikara bari bakihaye ndangije Imana irambwira ngo hita ucyambara numara kucyambara kirashya n'igishya yashusho irahita iki kubera imbaraga nari mfite ikintu bita imbaraga ndangije maze kucyambara byahise gishya mbona rutangiye kuyonga nkuko watwika ijerekani cyangwa bushi baravuga ngo ubundi ngo ninde ubimubwiye ngo ukabimenya gute ngo kabimenya gute bahubuye icyuma bakubita umutima kuri cya gishusho ni ukuri kw'Imana nahise numva icyuma kinjiye aho nari ndyamye hano numva icyuma kirinjiye ariko Imana ikirinda kugera ku mutima narakangutse nkangutse mbwira madamu ni ndapfuye mada uzi ko bari banyishe ADP nari mpaguye
hari masaa 9 saa 10 z'ijoro mpita nsenga mu gusenga ariko ngumiza kubabara namaze nk'ibyumweru bingahe byose ndi mu mbabara ndi kubabara nakize ngiye mu iteraniro nahumekaga bikanga kubera cya cyuma cyari cyasa n'icyakabakabye umutima Imana iramwanga umwana wanjye naho muri naho bari jewe navuga mfite tuzakomeza reka dupfundikire ipfundiko hano tuzakomeza ubutaha murakoze reka ngushimire murakoze reka dushimire abadukurikiye nimero zangira ngo ariko ndaza kuzandika urazandika nta kibazo ndazishyiraho hano reka mbashimire nawe kandi ngushimire by'umwihariko ariko nanone twatangiye dusenga dushoje ikiganiro none dusenga byaba akarusho Mwami Imana ndagushimiye ubutware n'icyubahiro byawe uri ne wala si forebre force de nonce uri Imana yaduhamagaye watuhamagaye kugira ngo Mana utugire neza uyu munsi tugushimiye ubutware n'ubushobozi byawe kuko wavuganye natwe kuzatugira neza itoro ryawe ryubatse ku rutare mpamvu ngo n'amarembo y'ikuzimu atazarishobora tugire neza udufashe utuyoboreshe ubugwaneza n'impuhwe zawe ndirukana imbaraga z'ikuzimu ubutware bwose burwanya Imana n'abakozi b'Imana katika jina la Yesu mwami wari we wese uri mu mwanya wawe ugukorera by'ukuri murinde ndasengera amatorero n'idini ryose rya deperi kugira ngo urihe kongera gusubira mu mwuka wari we wese ugoreka inzira ziwe cyangwa zawe ubashe kumugoroza ubugwaneza ndakwinginze ngo ubikore mbisabye mu izina ryawe Yesu Kristo amen amen Yeah.